Paul Kagame wizije isabukuru y'imyaka 66 y'amavuko yavutse nk'abandi bana ariko wa gatatu tariki ya 23 Ukwakira 1957 avukira ku musozi wa Nyarutovu muri Tambwe mu Ruhango y'ubu mu Rwanda rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Yavutse ari umuhererezi mu muryango w'abana batandatu, abahungu 2 n'abakobwa 4 kuri se Rutagambwa Deogratias ndetse na Asteria. N'umuryango wari wishoboye mu Rwanda rw'icyo gihe dore ko wari utunze amashyo. Rutagambwa akaba yari umucuruzi w'ikawa ndetse n'umwe mu batangije koperative ya Trafipro mu Rwanda. Iminsi ya mbere ya Perezida Kagame mu Rwanda yari myiza nubwo ibihe igihugu cyarimo byo byari bikomeye. Dore ko aribwo hari kuvuka imvuru zishingiye ku moko n'amashyaka byari bigamije gufasha abakoloni kwikiza ubwami mu Rwanda, mu gihe ku rundi ruhande umwami Mutara